Yes, mbahaye ikaze kuri Master G TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi hano tugiye kurebera hamwe hari uburyo ujya ufata telefone yawe wakandikira umuntu message wenda wibeshye kwandika ibintu runaka wabimwoherereje ukaba utazi uburyo wabyeditinga cyangwa se wabihindura bya wohereje umuntu. Niyo mpamvu ngiye kuba na kwereka iyi video kuko niza gusoza cyangwa se ku musozo wayo uraza gukanda like ndabizi. Reka tuyitangirane. Uzaza muri telefone yawe ujye muri WhatsApp. Numara kujya muri WhatsApp ugiye gukora ibintu ngiye kwereka. Ugiye kuza muri WhatsApp yawe hano. Numara kujya muri WhatsApp yawe hano wenda uzafata umuntu runaka wenda kadufate wenda nk'uyu nguyu Joseph. Tumwandikire message runaka. Kandi katumwandikira ati bimeze bite muhungu wanjye. Urabona ko wenda iyi message twohereje urabona ko wenda ntago twayikosoye. Urabona ntago yapfa kumenya ibyo twamwandikiye kandi twayohereje. Cyo ngiye gukora rero ngiye iyi message nohereje gutya ngiye guhita nyeditinga ako kanya nkiyohereza. Noneho ize kumugeraho yeditinze. Uzahita uzikane kuri ya message. Numara gukana kuri ya message hano iselectinze uzahita uza hano hejuru kuri tudomo dutatu turi hano uhita dukandaho. Numara kudukandaho uzahita uza hano handitse ngo edit ahangaha uhite wedit uhakanda. Numara kwakanda direct bazataho gusubiza hano hasi muri ya message yawe uhite uyisiba uhite wone wandike imindi shasha warushaka kwandika. Tuvuga ati wenda bimeze bite se man. Yes, urabona ko noneho ya message yacu turayeditinze twanditse message mbi ariko ubona ko tuyihinde tukagira ya message nziza. Nkutse niba utarakanda subscribe kandi ugeze kuri iyi channel bwa mbere ndagusabye ntugene utayikanze kugira ngo ukomeze gukurikirana Master G TV akugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wowe wakurikiranye video mpaka irangiye. Dore mu tips zikurikira.